umukire rero twaje gukubitana nyuma arambwira ati rwose umbabarire ati impamvu nari naragukoresheje ati dore na aranabambwira amasikini ati uyu muniga yaraje ambwira ukuntu ntacyo wafataho ati ba Briane n'iki ati wapi reka Shabriya. ati ba Briane reka bihorere none ubu ngubu mbabwije ukuri mana umuniga nanjye yagarutse yakubise ritana ashaka ko mwamamariza nanjye namubwiye umufungo ngira ngo nubu aracyitekereza niko bigenda niko bigenda. Kuri iyi live nta muntu ushobora kuvuga ijambo akarirangiza ni Brian kubera aradodadoda yabemeze gutyo njyewe nanjye ndabafatira rega ndabazi ntavuze ndoda njyewe hano sinarangiza ntabwo ijambo wavuga ikintu ngo kirangize nibyo rero uvuga ucecekamo gutya mba nyivuga gutya akasuka kahita agira mu gihe Brian akangira none se ahubwo ntuza inkindi Aisha akana ko gasigara agasambanyi no kareberaho nibyo nagiye kuba namwe barambwiye ngo mu bintu by'amafilime habamo amatiku Aisha we mabi Byabura ni menshi wi karame. ubu se ndiri kuguswera Ntabwo ngiye ibyo bintu njya mbikora J. ukora iki ma Aisha asigaye ari umusamba nyiri cyagihe ndi i Kigali ukuri kw'Imana Aisha yari umwana mwiza asa abantu baswera Aisha bamuswera bate we ko karananutse cyane njye narakabonye nawe kananutse cyane hasi ku maguru Muraje nanjye. Aisha afite ibere rifatika Aisha kaba gafite n'isuku karanahumura ariko hari umukobwa nakubitanye nawe ukina filime yaje kunsuhuza mbega icyuya mana ayo banza muri filime nta mafaranga aba amafatika kabisa Oya mani ntabwo abahumura se baba bafite menshi biterwa n'ukuntu byibuze uba wabonye nayo kugura ako gaparufu kanoga ukaniyitaho parufe sigura ngahe Brian wakwitera ya 2 sigura erega iyo witeye parufe za feke nanone urongera ukanuka kuya wa mugari no mu busundi ariko mujye mubwoza sha ariko ntago ari no mu busundi mujye mubwoza Aisha cyokora kera Aisha yasaga nk'umuntu atoza neza aho hasi waruvuze kasuku ariko ari ukuntu umukobwa mwicara na Brian kwa kuntu duciringa hariya sibyo none yakicara yabumbura gatubu gahita ugira ngo ni igifi bahashyize kumana yaje kumana ajya waravuze ngo ninde wanukaga gutyo genda gake yeke gake ashaka kongera kunteza mike Yesu nari namuvuze ariko shamike ntanuka nawe hoshe oya ariko njye ntago ndahura na mika amaso ku maso ntago ndamubona amaso ku maso ndetse nabibyivanga noneho aba ari umusitari wa danje mika ariko siko mwari mwiyunze ko umwongeye oya ntago nibona bo baga ko umwongeye miki wanje kweri oya ntago nabikora miki wanje na aga promoter ngo Faxman nazamuka tubwire parufe yite Faxman ariko baramukeneye shawe Faxman baramukeneye Shaban ariko disi yuzi ko uri umuntu utazi kuvuga nko kuriya nkakora kwa Faxman wirinda kujya ahantu betari bwe editing nka hano Faxman nahashoboye wibeshye ukajya ahantu batari bwe editing uribaga ariko buriya waramutse uje hano kuri Instagram ukahashobora no kuri YouTube ho haba hari ubwenge buke bwinshi waramutse waje hano ukahashobora na YouTube wayishobora ako noneho shasi nkibona wa munyamakuru wundi bitaga ngo ikinege oya imara hari abari gukora kuri narengize ngo uvuze nyawe ndiwe ikinege ikinege niwe muntu kwambe si umunyamakuru uri professional wowe igihe oya arahari aranakora ariko ewana niba hari ikintu ni bya bintu biba bowaringa kwera ibintu ni umuntu ejo nabonye ikiganiro yakoranye na Nuza bamwita gute wa murumuna wa Coach Gayeri Ken yababa we nakibonye kimaze iminsi 3 gifite views 34 sha nababaye ntusura shaka ko Ken abona views zinga sha hari igihe umuntu nyina sha man ikibazo cyawe murakizuse
Emi aseka cyane kurenza uko umutumirwa yaseka. si guseka ni icyaha ni bibi. Oya ntabwo uri umunyamakuru, wako ugomba kuba consistent, rero ucunga wagira ikibazo kibaga. buriya kiriya kiganiro kirimo ibintu Kangubwira undi muntu uzahamagara kuri no live nkisekera Emi nyawe. ahoraho Mbabarira ntabwo ndamusaga. ahoraho, ariko Kasuku ntabwo amuha umwanya wo kuvuga, ariko cya Emi nawe kimenyereye amarayivu kirabizi, nta nubwo kijya gikora amakosa. Oya ikiza cya Emi nyawe yakoze ikosa ku kanya atasaba imbabazi ati ndahubutse, agira iyo terime ngo ndahubutse. Emi nyawe azi ngo kugira ndahubutse. umuntu utazi amarayivu akeneye kumenya amarayivu ni Faxman ntabyo azi. Kiza hano kigahita kivuga amafuti kikavuga yandi kikavuga amafuti igihe cyose. Ubu tuntu ngiye kwikorera, umuhungu witwa Ibi Godwin uramuzi? Ndamuzi Ibi. Muzi wiki? Ibi ni umudirector mwiza wabayeho. Ande bafite ubwenge bro. Ibi ni umuntu ufatika kabisa. Ibi Ibi ko ari mwebwe murimo muramuvuga neza gusa, ubwo abandi bamuvuga nabi bwo kereka babaye bafite ikintu bapfa. Gusa dushaka abantu bavuge nabi ku muntu babagirika abafana ba hano ngo barabaga. Nivo wabo bari bishakira bagira ngo none se wazazanya Aisha wawe ukamuzana kuri live? Wazazanye Nyambo saho bose sha Na sorry Nyambo. Nyambo se uragira ngo nk'ubu ngubu erega Nyambo narangije kumusomamo ako kantu ko kwiyumva, urumva? Uzamuzana. Narangije kumusomamo akantu ko kwiyumva, ako ntago yiyumva do cyane. Ariko nkunda abanyarwanda nka buri kamba ubu abantu 550 barahaho kugira ngo bahave, wenda bahagwa. ntago yiyumva do. Inde Nyambo ndamuzi cyane kukurusha Sheri. Kurya muzakanga kuza kuri live bose noza ahita akabanza kwikubita. Erega Nyambo hari abantu ngo abanza akagenda kumvikana nakabanza kwikubita kwa Kiramani. Dere exidira w'igisambo nawe yibereyemo hariya muri comment. Exidira ni we wige telefone ya Ben. Akabanza Ben yamwibye phone gute? Na phone yibye umuniko. ayandi makuru numvishe ko kiriya gisa ni wabyita ngo Satibi nicyo cyayitwaye. Ahubwo bavugaga ngo umugore we niwe wayitwaye, ariko nyuma baravuga ngo ntago ari we. Satibi yarayifasha ishyira inyuma, umugore aragenda. Oya nta muntu ubizi by'iya telefone. Iriya telefone erega dushobora no kuvuga ngo yarabuze, wenda iri na mwaho hafi uretse ko The Ben nawe aguma yirizariza. Ejo bundi numvise ngo no muri Uganda bayibye, turavuga ati ni Burundi baratubesha. Ariko Faxman arambabaje kuba atazamutse. Nashakaga kumubaza ari mu ntara nimba nta network zihari. Ni ntara zahehe ngo twaragiye ngo twitegera bisi ngo turitegera ngo turimenye ngo mani nguzi ukuntu twagendaga kuri moto ngo turi nk'abantu batatu. Urumva je hano kuri Instagram nta katibamo kandi kwa Faxman Nyambo wanyu rero umvise Aisha nawe maragenda gusubiriramo ko Faxman ashobora kuba yagize ubwoba kubera ko mushobora kuba mumwiteguye. Mubage baga nta katiba hano. Anytime Faxman hari yakwisanga ngo si heza. Ariko Faxman mwaramumenyereye. Ndi Faxman nazamuka nkababaga mukambaga nkababaga. Ese uragira ngo Faxman nk'ubu wamubaga iki wamuganye? Mubaga iki se nyine? Dore Jihad aho aho ashoboye kumpamagare kunsubiza. Babaramubwira ze ntaribi. Niza ndahita mvaho, ndahita ngenda, ndahita mva kuri live. Ndababaye. Urumva Jihad ngwino nose kangiye mubwiye ati ngwino live birangire vuba ntabwo ndahita mvaho. Nanjye nari nabimwandikiye kabisa. Yanze? Oya yaratarasubiza nyira yarataragaruka online ubwo nyine ntakiza.
Dumba baye iki? agiye guhamagara sinzi uwo agiye guhamagara uwo ariko yari wamutinganye. Kazi. Je, uzagaruka i Kigali ryari? sha yewe anytime kabisa. Ngeze ko kuza kwangenza nka Mesiya nta muntu njya upfa gusa guhita ubona ndi i Kigali washaka kuzambomoza se. Kare. Cyo koza nani wa mugari njya kumva nkumva nguri i Kigali. Wazakimaye wowe umwana nkumva. Aha, nduwera ukabyara. Kigali barahari benshi. Azashatse shira umwe ariko je. Cyangwa uramufite. Nzamushaka. Kigali? Biragoye. Ntabwo bigoye ni ibintu byoroshye. ndamwandikiye je Brian nawe yimenya agiye kumwandikira. narindi kureba Ndamwandikiye reka numve ibyo ambwira ariko ndamwinginze pe ndamubwiye ati muze turangizanye ibintu byanyu n'akasuku dore bimwe birafata urundi rwego ati tumbabarira please. Ubwo umuhungu wanjye gihe hadashobora gukubita wize ijisho agahita avuga ati ejo ndazinduka mbaga. Brian Dumba J. Cha mwakoze rero kunzamura reka niryamire mfite shuti. Ejo ufite shuti? Ufite shuti hehe? Kwa Nyakso. Ngwaisha nakaraya mana we muri wasubiye kwa Nyakso? Bose nararanye na se. Wasubiye kwa Nyakso? Kwa Nyakso ntabwo nigeze mpava. Ukorera he na he? Kwa Nyakso no kwa Kiramani. Nese ibintu byawe bikora iki byobyo? Yo nshutinga Dimanche. Ese aye. Urami ikiganiro ryashye. Online? Oya, ndohereza umuntu amukora ikiganiro. nicyo kintu nawe rero nkwangira. Wagiye uza ukihera abantu ibiganiro uhari cyangwa ukabikora nka kuriya Saba bikora. Si byo rapa. Si byo je. Erega ibiganiro kasuko atari wowe wibarije umuntu nibitwika. Biriya byano utwoherezaho byamara kutumenyera bigatangira ejo byashiga YouTube channel zabyo bikatangira bikatwurira bikadutuka. I know. Ngerero burangiye nshiduka iyo nakoresheje umuntu ikiganiro nshiduka twanabazi nicyo kibazo. Mukabaga nyine. Nashaka mukabaga. Kuko ari ikibazo mbaza nk'umuntu n'urugero nkakubaza wenda atese Muyango yasubiranye na Kimenyi uri ngomba noneho nkashiduka twagumye kuri yo ango. Aisha Karame wari useze ari kugenda ubizi ko Irene yamusimbuje umuntu witwa Miki. Ibyo ntago nabyemera nta kibazo. Miki ni inshuti yanjye yansimbuje se mu bicyara dufite kontra. Urakoze. Hari kontra banyibye. We gashyire mu mutima no mu mutwe. Oya inshuti yanjye Miki kabisa. Tecano nawe afite cano ubu nta kibazo umuntu akigira ku gacano ke. Bantu mukurikiranye live mufungure cano gira cano umunyarwanda gira cano umurundi gira cano. None se kudaheruka kuri EMI ikwashiri wawe? Chance sigaye nyine njyayo mfite ikintu cyo kuvuga hari runaka cyane ko nanagifite nabanzi wanjye kugira ngo njye inyuma. Miki se ko afite cyane akabajyayo cyanira. Ubaze se inshuti yawe kandi n'uburenganzira Cyadumba kiri gushaka ngo mvuge kuri Mekisha. Ntabwo nshaka kuvuga kuri Miki. Ntabwo namuvuga. Ibiganiro cyakora bigatukumba ibiganiro byawe kuri EMI sike twirebera mu ari Miki na Nyambo ukunda nde cyane? Nkunda nde cyane? Ninde nyine umushuti yawe ukubangukira? Ni Nyambo n'inshuti yanjye cyane. Baga ako kantu bakari kodinze
oya avuze nta ngo kibazo. abahungu banjye baba ngo bakarikodinze mu Miki ni gitondo. inshuti yawe Miki ngo ntabwo ari inshuti ye cyane, nyine n'umuntu bahurira mu mafilime. oya ibyo Urumva ntabyo Inshuti avuze yanjye ariko ariko mumbaje inshuti nicyo yanjye cyane erega ntabwo nicyo ari biba uko bivuga. sawa nyine Nya- ubuse bwo wowe na Dumba navuga ko ari inshuti yanjye cyane harimo Nya- umwe cya Brian na Tisha. nyambo ni umwe mu bantu bashobora kuba banajyana no mu duploti wenda kujya gusambanywa ahantu n'ibiki byose, urumva, ariko undi ntabwo ari inshuti ye. Brian Mm. Nyambo niwe twatangiranye Miki yaje dusanga muri timu ndumva ngusubije neza rata. Mm. warya Reka akantu ndyame nyamba areba, rero bagusambanya nyamba mwakoze. areba. Reka. Ariko niryamire sha mu gitondo ndabyuka njya kubwerabwera. twigendere. abana Jihadi yanditse baruha ndende ubu ngiye kuyisoma ariko yanze kuza ariko ndabikubwira mu gikari Uzabikora ubutaha ejo. ariko icyo Kuki se nakubwira yanze kuza aravuze ati ikibazo cyangwa mbisome hano Bisome nibyo nibyo byiza. nari ngiye kubwira. nimvuga murambwira ati muranyumva sibyo Turi kukumva. Dumba nta network afite. Oya niko buriya avuye hagiye kureba message. Yabitereza akabijya muri comment. mbitereke Muri comment. Oya wabibonye ukuntu wabisoma? Oya rata. okay sinzi ukuntu mbisoma gute ariko ese we ntabwo binyujijemo amaso nagufata mu mutwe. atangira avuga ati Dumba uzaba uranyumva atangira avuga ati Dumba uzabanza ubaze Kasuku ati ikibazo ufitanye na Jihadi ni ikihe iyo ni kunuza yambe ese ko n'abantu bakomezaga kugenda bavuga ati ariko ntibyagakwiye. noneho aravuga ati nanjye ucimbajije aravuga ati nanjye ucimbajije sinakibona. Wabyumvise? urumva ntago turimo turakumva Dumba, mwe muri kumwumva ra? Ntabwo njye ndi kutamwumva. Yaje se agafata mu mutwe. Kareka ubwo se umutwe wo kujya gutema ibiti no gufata mu mutwe urumva yabihuza ati. Dumba ko yajyaga mbeshya ngo yarizera. kwiga si ugufata mu mutwe. Ntabwo nari twari turimo turakumva nawe. urumva rero ni ukuvuga ko yahise avuga ati ariko Kasuku waje ukomeza nyine urimo uramutuka arabanza arakwihorera azi ngo twabyumvishe bya mbere. Oya nta ribi nibyo turi kubyumva nuko. arakomeje yandika nyuma yo kuvuga ati nawe ntiyabona ikibazo yagusubiza. urimo urinya oya Jihadi arimo arakomeza arimo aranyandikira amana ako se yaje live ko nta kibazo. Dumba bikoreho genda bishugunya muri comment nibyo byiza. Cyabiri confidential. biri confidential reka mbisome. urumva ariko ndazi gusomera mu gikari none wamaye n'ifoto ndagaswimbari. amaye ifoto y'ikiganiro cyawe ngo Jihadi iturufuye nafata ku mabote yo kwitwaza ubutu n'iki uko wabyanditse ku kiganiro. Jihadi ararakaye
Dumba soma ibyo biboro. anyway agenda kamanze nje nsome turebe. Niko Brian, yo uwo mutinganyi, sibyo? Ikintu kimwe wagomba kumenya, urumva? Mm, Nuko ntago ariko iteka ryose abantu bahora bagushyigikiye. Hari igihe kigera ukagwa mu mafuti, ukagwa mu makosa. Iyo waguye mu makosa rero uremera, ukavuga uti bana hano rwose nanyereye. Ukaza ukavuga uti nanyereye, ebana n'ibiki byose nkuko twatangiye tubivuga. Ariko iyo ukomeje, ugakomeza ukensist, ugaragaza ko ibyo uvuga aba ari ukuri cyangwa se ibyo wakoze ari ukuri. Sha, Je Jihad aravuze ati jewe Kasuku yakomeje kuvuga cyane ndamwihorera ariko mbona arakomeje, mbona kumusubiza ariko kumusubiza nawe yaje avuga ibintu byinshi ashiramo ababyeyi badahari, kandi akomeje kunyita umuntu ngo ufite ingengabitekerezo ndi mu gihugu indani. Njyewe niwavuze ko ntize, ubu ndimo ndasoma ijambo kuri ni nkuko nagiye mbisoma. Njyewe ndi mu gihugu indani, njyewe gute nshobora kuba ndi mu gihugu indani nkaba mfite ingengabitekerezo sinkurikiranwe? Ati Dumba noneho aho bigeze Kasuku ndabizi ntazaguma muri Amerika, namanuka hano tuzajya mu nkiko tuzesurana. Anyohereza ifoto y'icyo kiganiro. Ndibaza ko Jihadi we yarangije kudecidinga icyo azakora. aho ni sawa cyane, twagiye. Message muri make nuko byari bimeze. Rero njyewe ndibaza iki kiganiro Jihad ashobora kubona ahantu ashobora kuhabona, haracyariho umwanya wo kwiyunga. urakoze cyane. Umva ngiye nkubwiza ukuri sasa Dumba, sibyo? Sasa n'icyo kiganiro se nanjye simfite aho yagendaga agaragaza ibyo byose. Uri kumva? Ese koko njyewe ahantu nabeshye ni hehe ko iyo turufa abo bagabo bayirishaga? Fata ku mavuta yageze muri gereza avuga, nako yageze mu rukiko avuga ngo bamwitaga ngo iki, impamvu yavugaga ibyo yavugaga. Ese koko uwo Jihadi na Brian yari ahari ndetse n'abandi bantu bari bahari, uri kumva? Ntibari bahari avuga live, ntago byasabaga edit, avuga live ibya Ingabire Vigitwari, uri kumva? Ese ikiganiro n'igihari cya Yago arimo aravuga ngo ese papa we yaba yarishe koko, uri kumva? Yaba yariciye kwa Yago, ibyo bintu ntibihari koko? Aho nabeshye njyewe ngendera ku byo umuntu yavuze, nta bindi bintu nge nshyiramo bindi, nta bindi bintu bishyashya nzana. Ngendera ku byo umuntu yavuze, nta kintu gishya nzana. Oya ariko aratadu ibyo uvuze ni ukuri, haracyari umwanya. Haracyari Kandi kuri side umwanya. kuri side yabo bombi, yaba kuri side ya Kasuku nawe aravuga ati nanjye hari ibyo yavuze, na ntuza na Jihad nawe akavuga ati nanjye hari ibyo Kasuku yavuze. Kandi ibyo bintu rero reka mbabwire ikindi Ariko kintu. umva connectedira Ribu ntimukayirushye. None se ikibazo Ribu iyo ugiye kurega nayo irabanziga, erega Ribu nabo barakurikirana akavuga none se kuki umuntu yagututse, bagasubira inyuma nawe bakareba uwo muntu nawe waramututse. banza urebe Exidira, uzi ko Exidira yanditse ngo kurifata narakugaye cyane, umuntu ugikurikiranywe n'inkiko ukamugerekaho urusyo. Ese ubwo fata ku mavuta yaranyorohera? Ariko shati tureka kuvuga ngo ndajya kuberereka ngo kubera ko ngo umuntu ngo
none icyo se mupfa kiruta icyo mupfana sha mujye mureka buretse gato ntiyagiye agirwa inama inshuro nyinshi mwana nta n'umuntu ubura wagiriwe inama inshuro nyinshi nkafata. uvuze gute ngo icyo bapfa kiruta icyo bapfana? yego ariko ntuzasha ikintu nkundira ribu ibahereza warning ikanabavuga mu mazina ati runaka na runaka, ibi bintu mubigendemo gake gake. uwo Mm. jihadi namubwiye ni hano turi kuri live sibyo, hano twebwe ntabwo tweditinga, ni nayo mpamvu umuntu aba agomba kureba ibintu avuga uko bimeze n'ibiki byose. Ese ninjye muntu wazanye mu jihadi muri no mikino ye ngo y'ibyiki byo byose, jihadi wo siwe muntu ukinica iyo mikino, yabizanye kuri yago. dunda bicuritse icyo bapfa kiruta icyo bapfana. icyo bapfana kiruta icyo bapfa. icyo mupfana kiruta icyo mupfa. uri kumva du? Jihadi narya ari menge, ahubwo narya ari menge. Kanze mpita mukubita episode ya 2 ihita isohoka. Nicyo kintu nkwangiye. oya ariko je ntago ari byo. Ubuse uramukubita episode akugiza Ntago ari byo. kavuze uko abyumva nawe ukaba ufite uko ubyumva, kandi mwese ko mwavuze buri wese ku ruhande rwe yavuze. Ubwo none se ibyaho ntiyananyambuye ubunyarwanda akavuga ngo ubundi ntazi impamvu mvuga ntari umunyarwanda. harya ngo uri umukongomani witwa Wirorongomba. ngusha urumva ngo ntazi n'impamvu njye mvuga ntari umunyarwanda. Mani muzabyihorere ibyo bintu. Buriya Ibyo bya episode byihorere nukuri. buriya uzi icyo biba bisobanura si ibyo ngibyo? Ndabyumva. Urakoze cyane. Sinzi Dumba, uri umuntu mukuru ariko wagakwiye no kugenda unamusobanura ukamwada ko jihadi amagambo wowe wagiye ukoresha baramutse basesenguyemo gato, basesenguye gato basanga aho gihe hari igihe umuntu avuga kubera umujinya je utagira ngo ibyo bintu byose umuntu hari igihe abivuga bitamuvuye ku mutima ahubwo akabivuga kubera ko afite umujinya. Na urumva ko jihadi nawe arababaye nyine pe, arababaye muri we nyine, nawe aravuga none ikintu kirenze du. Umwana aravuga ati njyewe ntago je sinzi icyo mpfa nawe nanjye mbashije icyo dupfa sinagisobanura. Nese se uhita wumva ko ari ibintu nyine aba bantu nyine nabo noneho baratwaserera natwe ngewe nagize n'amahirwe, uri kumva amahirwe nigiriye. Noneho urumva njye amaze kumvugaho gutyo ngiye kubona mbona arongeye no ku ruhande ahita ngo DJ Mifupa. Ndavuga nti ariko rero uyu muntu arexagera, njye yambwiye ibi nibi we bya DJ Mifupa we byarakurebaga wabivuze ko ari wowe zibyo yarasoba. Nese ko yaje agahakana ko atari we yavugaga, we kuki wagumeje umushinja ko ari we. ayiwe Buriya Brian ntago ashobora kuvugira DJ Mifupa kubera basangiye akazi. oya njye ndamukunda. Ni si Flex uri kuvuga? Dumba Flex ni umushuti wanjye. Flex ni umushuti wanjye. Ibyo ubona ko aza no tukanakorana n'ibiganiro kuri channel yacu niko Brian suri kureba muri comment. Suri kureba muri comment. Sha comment zanjye zahagaze ntago ziri kugenda. Nanjye zahagaze. Ariko abantu bose barimo baravuga ko yavugaga n'ubundi Flex. Biriya ni uburari. Brian nawe Akamifupa agomba kukadefanda cyane kubera bari muri competition imwe. Yago yajyaga bivuga tukamugira umusazi. Nta mukobwa n'umwe ngiye mu kino gihugu turi muri competition imwe, ariko Dumba ntukazajya unciriritsa bigeza nta mukobwa n'uyu n'umwe ngewe ndi muri competition nawe, reka da oya. Buriya reba ukuntu bakwandikiye hano, kandi umuntu byanditse ni umuntu w'umunyabwenge. Ndabona ari umuntu w'umunyabwenge bamwita Kelly Rwanda. Aranditse ngo ariko DJ Brian igenda gake, yarakaye kuri Yago, arakara kuri DJ, arakara kuri Platini, arakara kuri Jay. Jihadi ni mubi. Ese aba bose ararakara. No uzi ibintu barimo baramubwira hano ati ese wumvise ibyo yavuze kuri Platini? Platini se kandi yakoze iki? Ngo gute wita umuntu Mifupa ari umuntu muzima?
ngo ariko se namwe hari mwahise mubijyana kure murabita oya mubishyira kandi ngiye kure. muri komenti bagenda ahubwo bampereza n'izindi nyunganizi, nabwiye abantu ndababwira ni ibintu byose jihadi yagiye avuga mubona bihuye n'ibintu umuntu muzima atagakwiye kuvuga, mubimpereze kuri WhatsApp yanjye, reka nongere nyibahereza. I'm going to show you this. Fuck this. I'm going to fuck him up. Yego ye. Ariko sha we bad. subiramo ako kaboro. I'm going to fuck him up. Sha mva mbareke nirya ngo manu yavuze ukuntu ndi Pastor Mutesi buzinduke. ararengera. Aha, reba Exidira ukuntu yanditse nawe. Exidira nawe utangiye kwiga, utangiye kumenya ubwenge. Kwita umuntu mifupa nabyo byabyara icyaha, ni uguhembera urwango. Wala. Ariko mana. umva ukuntu Mana murakabye ibintu mukabishyira ku Exidira yindi yaje Exidira yaje ku ruhande rwawe. Exidira ranze. Yaje ku ruhande rwawe. Noneho hano hari undi muntu w'umunyabwenge yavuze ngo dehumanization ikorwa ite, abahanga mutwibutse, maze Brian yicare yige nawe atazagwa mu cyaha. muhumure nta cyane ndakugwamo ngewe Abanyarwanda eregwa ntabwo turinjije bantu bacu. Umuntu ukina rukumva ngo umuntu ukina na sini turamumenya. Brian, iyo abantu batangiye kukubwira atari ko hari umuntu ukina two faces, ati ntago bitinda turakumenya. oya ni umva nkubwire je nibyo kare nakubwiye, ibi bintu byose tuvuga abantu baranariza kare bakavuga ati ariko uyu muntu akakana ari kuvuga ko ndi kubona kari guturuka kurera. Hano hari umuntu uvuze, hari umuntu w'umuhanga cyane nawe hano uvuze ngo nta jihadi nta gasuku, mwese kimwe abanyarwanda ntitugace ku ruhande. Ngewe rwose ebane mvuga amagambo y'urukozasoni ndatukana, ariko ngira ubwoba, ngiramo ubwoba. Ariko nawe reka nakubajije kandi na Dumba yakubajije kuki piyoni ka yabivuze kuki umuntu wese mugiranye ikibazo uhita umujyana mu macakubiri. Nge nta muntu n'umwe nge nakubwiye abantu twagiranye n'ibibazo kandi bayagaragayeho. Na baburi nguni ntago wazanye ifoto ya papa wabitari iya nyayo buriya we wari ubikoreye iki? Ni kwa kundi umuntu akohereza nk'ifoto uri kumva ati papa wa buri kantu nguyu, kwa kuri babiduhereza banayimpaye gutyo, ndavuga ni ngo wigeze wumva ngiye mvuga ngo papa we yagize gutya na gutya. Ahubwo abantu nibo bavuze ngo uwo mugabo ngo ni gutya na gutya, kuko ariko barasaga pe ntago nge nigeze nzara mu kanwa kanjye ngo uyu muntu ngo papa we yagize gutya. Oya uzarebe na Mikere ajyaga mutwika ngo mama warafunze, ariko sinigeze mvuga ngo afungiye iki. None se kuba wafashe ibi we nawe wagiye utuka umuntu ukamutwa ku giti cye utazanyemo ibyo ababyeyi, buse ko bafashe komenti bakubwiye ngo mama w'umuntu ngo ibiki, nka mama we wamuzanye mu bintu bye gute? Nge umva nkubwira ukuntu byagenze. Uzi ko jihadi ariwe muntu watangiye kurengera ajya muri famiye, aragenda ajya avuga ngo ngiye ngo nakundanye ngo n'umukobwa ngo imyaka 8 ngo nzavuge ngo icyadutandukanyije, ngo ngiye ngo yagiye gufasha ngo asanga arimo arafasha mu rugo. Ubwo se yari yagiye mu rugo si yari yagiye mu rugo du umukobwa mwafanye imyaka 8 ariho buretse gatunye du si yari yagiye mu rugo Brian. yarugiye ibyo ntago nabyumvise ntago, ariko ubwo nibyo niba yarabivuze nyine nibyo nyine nakubwiraga umuntu nyine yari yagiye mu rugo, yari yagiye mu rugo. Dore rero nibi ngibi ngewe twari turi kuvuga na Dumba ko twese twahura kuri live, kuko buri wese aba afite amakosa ku giti cyiwe. Nabiye kuvuga wenda ngo kujya kuregana buri wese yasanga nyine ndimo nakubwira ngo ngewe rega Brian ntago ngewe njya ndenge, yagiye mu rugo. Noneho ngewe iyo ugiye mu rugo unsangana na nyoko twicaye tunywa ngakawa. Sibyo se doni wagiye mu rugo ndapfuye none yestangira kwinjiza mu abantu batari mu bintu nabike bya social media, ashaka kubemvolvingamo. Icyo gihe rero ngewe ikintu nkora nahise njya gushaka mama we ngo twisangira agakawa, nsanga ashana umurwayi ufite n'ibyangombwa, ngira ubwoba shanda byihorera, nabivuye bya mama nahita mfungwa biriya. none se je wowe girlfriend wawe mwambaye imyaka 7 mwatandukanye kubera iki?
ariko se Dumba kuko kabyara we sibyo umuntu mumaranye imyaka 7 kuko nkuko bivuga mwatandukana uwo Brian arimo aravuga gutyo se Brian ntazi ukuri buri ukuri kwiki ariko kuri nuku Eh? ukuri kwiki nago numvise we ntuzi ko ngira umukunzi se umwe se ahubwo none se meruka ka gakobwa mwakundanaga nyuma urambwira ngo mwararekanye kitonda kubi wari warifatiye kameze nk'agahwinini kahora kicecekeye bamaranye imyaka 7 ngo kwa Platini oya ariko hari umukobwa wigeze ukundana na Jay bamaranye ngo imyaka ingahe nibyo ngibyo nyine avuga ni naho hantu avuga ngo yagiye gufasha mu rugo urumva rero yagiye mu rugo nawe ndavuga ndeka nsimbukire iwabo sibyo du ndabeshya du usimbukira mu rugo nanjye nkasimbukira iwanyu Imana ibi bintu koko Imana yambariye bikarangira ngo kwa Platini cyazanye ngo bya Galilaya n'ibiki gishaka kuvuga ko Clemakina ariwe wateye inda mu ka Platini komana yanjye ariko mana bano baravuga ngo Jihad ibyo akora arabizi bro kandi cyane ku buryo n'ibyo yandikiye Dumba yabyizeho Haga ibyo bintu niba ariko nari gusoma comment ese Dumba kuri umva ko bari baravuga hano hari undi muvandimwe nawe mbona uzi ubwenge yanditse ngo we niba ajya kumufunga azaheramo noneho iki kiganiro aheruka gusohora cya Platini ayobya abantu sha azabikira ahubwo ngo mifupa sha naho Yago Pondati we yaramwishe naho tutavuze abo yirirwa yinjira Brian mu gihe wari ufite inda iyo baguhimba DJ Bondogi ntago wari kuza kubaga ntago se babinyitaga ariko ubwo ruzi kusetsa ntago birwaga bambwira ngo urwo ruda rwanjye ngo icyo kidacyanjye kihoreresha ibyo bakivuzeho n'Imana ibizi icecekere ariko se Brian reka maze nkubaze hano barakubajije ngo ariko abajyana mu macakubiri gute ibyo bavuga biva mu kanwa kabo ako shaka ibintu by'amacakubiri mu bireke we mana we tujye tuza tubagane kubagana ntariba ariko sha umva cya Xdira ni ikigome kiranditse ngo kare nahuye na buri kantu kuri ribu antera stories zisekeje mumuzane azibasangiza bwoko ki hano ari kugira ngo mumuzane Xdira n'abakunda nuzi ngo Jay we abarusha ubwenge agendera ku byo mwavuze uva mbese kandi Jihad nawe avuga yuko ari we wamubanje nawe akaza kukwikiza kubera ko ari wamutangiye umva ngo DJ Mifupa na Papa Bebe yurije umubyeyi ubyaye umwana